ese uri kumwe na wa musore kukubwira yuko kuba adafata gahunda ngo mukore ubukwe ari uko nta bushobozi afite? Urabona mumaranye igihe kinini rwose nta kintu na kimwe utazi kuri we, nawe utekereje ubona nta kintu atazi kuri wowe. Rero niba urambiwe yuko adafata icyemezo ngo iki kintu ugiye gukora, nk'uko bisanzwe muri kumwe nanjye Diane, ku bijyanye n'imibanire, ubukungu ndetse no kwiyitaho. Niba ukunda ibyo nkuganiriza wakanda kuri follow, ugakanda no kuri like na comment kugira ngo dutere imbaraga zo kugumya tubishyikiriza n'ibindi byiza. Rero ikintu ukwiye kumubwira ni uko ugiye kumuha umwanya agashaka amafaranga, agashaka ubwo bushobozi. Ubundi iyo umuntu adafite ubushobozi ntabwo ikintu cya mbere akora ari ukujya mu rukundo, ahubwo ashaka ubushobozi, kuko burya urukundo rugamije kubaka ntabwo rwubakwa n'amagambo, ntabwo